Yes, banyarwanda bakunzi ba sinema nyarwanda, nyuma na nyuma inkuru ibaye impamo, amarira n'agahinda mwatewe no kubura filime zifite ireme kandi zuje amasomo y'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo. Nicyo gihe muyahozwe kandi muhesha agaciro umwanya wanyu mwirebera filime y'uruhererekane yitwa Ikinyoma cy'urukundo. Ica ku muyoboro wa YouTube channel witwa Nabi Films 250, aho episode za mbere zamaze kugeraho zigarurira imitima ya benshi bishingiye ku nkuru y'umuyobozi w'ishuri witwa Damuru ukora amabi harimo kwemerera ubucuruzi n'ikwirakwiza ry'ibiyobyabwenge mu kigo cye abifashijwemo na animatrice witwa Nabi. Kandi uwo Nabi akaba ari inshorekeye, harimo ubugambanyi bukomeye nk'aho mukuru w'umugore wa Damuru abaca inyuma murumuna we kuri Damuru. Si ibyo gusa, muzasobanukirwa neza kandi mumenye umukobwa witwa Sheila akaba n'imfura ya Damuru nyiri ikigo wigize indakoreka haba mu rugo ndetse no ku ishuri. Akaba umukobwa witeguye gukora icyo aricyo cyose ngo atsindire umutima w'umusore witwa Diama, musaza wa animatrice. Iyi filime igamije gufasha kwigisha sosiyete nyarwanda kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse n'indi myitwarire idahwitse mu banyarwanda muri rusange. Kora subscribe kugira ngo ukomeze wige kandi uryoherwe n'ubwiza bw'ubwenge butangaje buri muri iyi filime yitwa Ikinyoma cy'urukundo. Ica kuri YouTube channel yitwa Nabi Films 250. Umwami mukorera akomeza abagirira nyine ugomba no kubimbwira ukambwira ubonye n'urukundo rwanjye nawe ukambwira iherezo. Okay, asa ni gute utabizi iwanyu hababizi Imana se urabizi. Okay, reka nta kibazo ndaza guhamagara mu kanya. Oya nta kibazo ndaza kubigisha mu kanya. Ni ibintu ngomba gushyira ku murongo mpita nguhamagara. Talk to you later. Thank you. Take care of yourself. Gusa ninde mwari muri kuvugana? Musibaje akira rero twari turi kuvugana. Ntabwo mbona ko nari kuri phone koko. Ngaho murebe phone singiye murebe. Ninde wari kubwira yuko mwongera kuvugana ukubwita muramukunda? Umuntu dukorana mu kazi, umuntu dukorana ushinzwe stock. Hari ahantu ndi mu ndatereta kuzajya ajyana ibikoresho. Niyo wabwiraga amagambo ameze gutyo. Ese namwanga azampesha akazi. Ariko kuki utamuzi nabikubwiye bati ujye wubaha ko ndi umugabo wawe. Niba ari kuvugira kuri telefone ubyubahe. Cyusa yego ntabwo ndeba pe, ariko ndumva. Wumvishe iki? Niba wumvishe iki? Wumvise iki? Umuntu waririmbiraga ngo nuwugire iki? Ushinzwe iki? Ashinzwe ibikoresho bya stock by'ubwubatsi. Ukamuririmbira. Aririmba. Ukamubwira ko umukunda. Musenda mwana. Ukamwita sweetheart. Cyusa ni ngombwa ngo umbabaze ugere naho bikore mbyumve. Ibaki jewe rero unyihanganire ujye agahenge. Kuvuga kuri phone uvuga uko ushaka. Niba ariko twitana kubera ko twabimenyereye kuganira tukavuga amagambo yose dushaka, ntabwo ubwo ari sweetheart ntibivuga ko ari umukobwa. Sweetheart ni umuntu ufite umumaro. Ariko ukibaje kuki igihe cyose uba ukomplika ibintu bitari ibyo basi.
bikiri bagiza komplika kunzi binzi n'umusanda bashuje muri kusimaje kuna kango bitacyusa atangiye kwereka iribagiza agateke mukoretse cyusa atangiye kwiteretera abandi bakobwa ese none biri bwaze kuba byere gute kumwaje kuna kwango bita iribagiza atangiye kugenda agira agaheneretse iribagiza atangiye kubona ko cyusa atangiye kwiteretera abandi biraza kuba byagenda bite mbere ko dukomeza nyamaze ngusaba akantu gato yanyaboneka ndagira ngo uje muri comment ugire ijambo rimwe ubwira cyusa ko muri kubona kanga cyusa ari kwitwara mu buryo budasanzwe kandi ibintu cyusa ari gukora atari byo ese none biri bwaze kuba byagenda gute kanga ibintu bigiye kuba bya noneho kanga ifilm yacu igiye kuba yagira iryo cyane none kugiye kubona kango bita iribagiza agiye no kuba yiyahumuka ndetse mugiye kubona kwango bita Emile nawe agiye kuba yakora ibidasanzwe ndabisikare benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi mukomeje kugenda mwibaswe bigiye kuba byagenda gusa ngiye kuba namara amatsiko kandi ngiye kuba nabwira igiye kuba byakurikiye byose ngiye mugiye kubana Nyitatike Blaise ngo hayi ikaze tugiye kuba twaganira kuri ino filme Inzira y'Ubusanzwe ndetse turebe ibigiye kuba byakurikiye byose dore kari benshi mwasigaye amatsiko ndetse ari benshi mwasigaye mwibaswe bigiye kuba byagenda gusa mugiye kubona yuko anga ibintu bigiye kuba byagira uryoshye cyane kandi mugiye kubona ko rugemwa nabyo bigiye kuba byaranyira ndetse rugemwa ibyo yishe ndetse rugemwa ibyanze kumenyekana bigiye kuba byajya hanze ese none bigaze ko byagenda gute navuga ko rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byamenyekana ndetse rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byajya hanze ese none rugemwa ngaze kuba yakora iki navuga kange bya rugemwa nabyo bigiye kuba byarangira none ko mugiye kubona yuko anga ibintu bigiye kuba ari ibintu bidasanzwe cyane ko mumaje ko nakanga kwa rugemwa ibintu bikomeje kuba byahinduka umuro ndetse ibintu bikomeje kuba byahinduka nabi ese biri bwaze ko byagenda gute twamaje ko nakanga kwa rugemwa ibintu bikomeje kuba byaba intambara ndetse ibintu bikomeje kuba byaba induru hagati ya rugemwa ndetse na mama Iribagiza ko muri kubona ko anga ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko bari guhangana bikomeye cyane biraza kuba byagenda bite kanga ubita mama Iribagiza afite gahunda yo kuba yakwicara rugemwa ndetse mwumvishe ko mama Iribagiza yavuze ati kuba wajya gufungwa ntabwo ibyo bihagije ngiye ndikumva ko kuba wapfa ese nawe uri kumva rugemwa ko kuba yapfa uri kumva rugemwa agiye muri gereza ko kuba yahanirwa yakatirwa imyaka ingahe muri gereza nawe ushaka kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko rugemwa yahanwa ndetse wifuza yuko rugemwa yajyanwa muri gereza ese nawe wifuza yuko rugemwa yapfa nawe ujya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko bya rugemwa byose bijya hanze kandi bya rugemwa byose birangira kuko muri kubona kanga rugemwa ntakize kandi mwabonye ko rugemwa yapanze kuba yakwicisha mama Iribagiza ese bizagenda gute bizarangira gutanga ibyo kwa rugemwa bizagenda gute ese rugemwa azabasha kuba yahanirwa ibya byose yakoze nawe ndabisuka ufite amatsiko nawe ndabisuka ukomeje kugenda ndabisuka bigiye kuba byagera gusugiye kubona yuko angaha ibintu bigiye kuba byagira ugiye cyane mashine kubona ko uno mwicanyi ngo ni shitani yamaje gupanga kwiba umwana w'isimbi ndetse yamaje gupanga uburyo agiye kuba yatwaramo umwana w'isimbi angira ngo ubonye ko yari kuvuga avuga ati mfite impinji icyenda tugomba kuba twatwara gusa nahangaha hari umukobwa ufite umwana mwiza cyane nawe tugomba kuba twamwiba tukamujyana ese biri bwaze kuba byagenda gute kanga muri kubona ko shitani ari gupanga kuba yakora ibidasanzwe ndetse shitani ari gupanga kuba yakwiba umwana w'isimbi birasa kuba byagenda biteraza kuba byarangira gute ese umwana w'isimbi azabasha kuba yacika ese isimba azabasha kuba yamenye ko bashaka kuba batwara umwana wundi abashe kuba yamushikisha niwe ndabizika amatsiko menshi kandi ndabiziko nawe uri kubasukunda bigiye kuba byagera gusa ndagira ngo saba akantu gato yanyaboneka nimba wizeye yuko Imana iri bwaze kuba yarinda umwana w'isimbi kandi nimba wizeye yuko umwana w'isimbi ntakiri iri bwaze kuba yaba ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo tweke ko wizeye Imana kandi wizeye yuko umwana w'isimbi ntakiri nazaba ndetse uno mwicanyi ukomeje gupanga kuba yakwiba umwana w'isimbi bizarangira n'undi atabishoboye ese bizagenda gute kanga amaje kuna kari kuvugira kuri telefone avuga ati hano mfite umwana agomba kuba nazana tukamutwara abana benshi ese biri bwaze ko byagenda gute twamaje kubona ko amaje kumwumviriza ndetse amaje kubona ko uno mukobwa yamaje kumva ibyo shitani yavugaga byose ndetse yamaje no kumva no ko shitani afite imipango yo kuba yakwiba umwana w'isibi gusa mwabonye ko shitani yamubwiye ati uzaramuka uvuze ibyo wumvishe nzahita nkwica ndetse n'umurambo we ntago bazigira wubona ese bizagenda gute bizarangira gute kanga muri kubona ko umwana w'isimbi agiye kuba yajya mu byago bikomeye cyane ndetse isimbi abuze umwana ashobora no kuba yakwiyarongera murabizi neza ko isimbi cya bwa mbere abura umwana agira ngo murabizi ukuntu isimbi yabaye nk'umusazi ndetse ngira ngo murabizi ukuntu isimbi yisazije ese biri bwaze kuba byagenda gute isimbi naramuka agize gutya akabura umwana dore ko navuga ko anga ibintu bigiye kuba byahinduye isoni no kunavuga ko anga ibintu bigiye kuba byagenda nabi cyane ese biri bwaze kuba byagenda gute biri bwaze kuba byarangira gute kangaha ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane bisikare benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi mukomeje kwibaza muvuga ati umwana w'isimbi bizagenda gute ese isimbi azabasha kuba yatabara umwana we gusa mugiye kubona ko no mukobwa agiye kuba yatabara umwana w'isimbi ndetse mbere yuko shitani atwara umwana w'isimbi mugiye kubona ko agiye guhita mwibundi akamujyana cyangwa barabizi ko na bwa mbere ari Iribagiza wabashije kuba yatabara umwana w'isimbi gusa mugiye kubona ko uno mukobwa wenda nubwo ntamenye izina rye nubwo twamenya amazina ye gusa mugiye kuba mwabona ko agiye kuba yatabara umwana w'isimbi ubundi agafata umwana w'isimbi ubundi akamucikana ubundi isimbi akazabura umwana we gusa nyuma akazongera kumubona ese bizagenda gute bizarangira gute naho amatsiko n'imishikari no kubashwa ibibazo bigiye kuba byagenda gusugiye kubona yuko angaha ibintu bigiye kuba byagera biryoshye cyane dore ko navuga ko angaha
uwo bita Isimba aramutse abuze umwana ndetse Isimba aramutse agize gutya akabura umwana we ashobora kuba yanakwiyahura. Ngira muri bisiko Isimbi yajanga kugira ngo abashe kuba yarinda umwana we, ngira ngo bamenye ibintu byose Isimbi yaciyemo kugira ngo ashobore kuba yarinda umwana. Numva ko Isimba aramutse agize gutya akabura umwana we kwihangana atabishobora ndetse ashobora no guhita yiyahura. Ese bizagenda gute? Kanga mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kandi igiye kuba yagana ku musozo. Kuri benshi mufite amatsiko rero ndagira ababwiye ka gace gagiye kuzunuka agiye kuza kabamara amatsiko kandi mugiye kubona ko na Iribagiza nawe agiye kuba yahumuka cyane ko muri kubona ko impamvu cyose atangiye kwereka Iribagiza katakibukona ndetse impamvu cyose atangiye kugenda abwira Iribagiza ati anga nta kintu maze sunda anga ho maziki ni ukubera ko Iribagiza ari impumyi kandi mwabonye ko anga cyose atangiye kumera nk'ari gushinyagurira Iribagiza ndetse mwabonye ko cyose atangiye kugenda abwira Iribagiza ati fata telefone urebe umuntu turi kuvugana kandi cyose arabizi neza yuko Iribagiza ari impumyi kandi cyose arabizi neza yuko Iribagiza atareba gusa mwabonye ko anga cyose ameze nk'ari gushinyagurira Iribagiza. Ese noneho bizagenda gute umunsi Iribagiza yahumutse, umunsi Iribagiza yabonye umutunda akabasha kuba yahumuka? Ese cyose azabigenza gute? Ese cyose azaguma gutereta abandi bakobwa? Ese Iribagiza we azabasha kuba yababarira cyose? Dore ko navuga ko ahanga cyose atangiye kwereka Iribagiza yuko atakimukunda kandi umuntu ugukunda buriya umubonera mu byago, buriya umuntu kwitaho ndetse n'umuntu ugukunda by'ukuri iyo umugeze mu byago nibwo ubasha kuba wamubona. Gusa muri kubona kanga cyose we ariko ugomba kwereka Iribagiza yuko atigeze anamukunda. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute ko mubonye ko angaha ko mubonye ko Silva ndetse Silva avuze ati ese nibiki bituma Iribagiza nibiki byatuma Iribagiza yikomplika, nibiki bituma abikora? Gusa mubonye ko angaha bita cyusa agiye kuba yabeshya ndetse cyusa agiye gutangira kubeshya Silva. Murabizi neza ko Iribagiza we atavuga yuko cyusa mufata nabigira ngo babonye ko na Silva yabajije Iribagiza ati ese ko kuva wabimpumye ntago cyusa agaragaza kuba yakwanga cya cyusa naga wari wabona agiye imwitwarire idasaguka. Mwabonye ko angaha cyusa gusa mwabonye ko angaha Iribagiza yahakanye akavuga yuko cyusa ahubwo amukunda cyane ndetse cyusa akomeza kumwitaho. Gusa turabizi neza ko cyusa atagikunda Iribagiza. Ese bizagira gute mama Iribagiza aramutse amenye ko umukobwa ari gufatwa nabi, aramutse amenye ko cyusa atangiye gufata nabi Iribagiza kandi yaranamuteye inda, byagenda gute? Ko navuga ko mama Iribagiza nta mikino ndetse mama Iribagiza nawe yabwiye cyusa ati nuramuka umfatiye umwana nawe ndetse nuramuka umbabarije umwana urabizi neza yuko nabaga nta kinya. Ese bizagenda gute? Nawe amatsiko nimeshe nawe ukomeje kwibaswa bigiye kuba byagenewe gusanga aha ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane. Amazina yitwa Derek. Mbere yuko tubagezeho itangazo wanze murebe ino trailer. Mukunzi wa filime nyarwanda noneho Bonflix kuzana filime y'akataraboneka yitwa Nibavuga Barababara. Ni filime ivuga ku mugabo witwa Murenzi watandukanye n'umugore nyuma akaza kwishakira undi mugore witwa Fabiola. Gusa Murenzi afite abana babiri ariwe Keria ndetse na Rwiri. Ese Keria kashaka kwica mukase Fabiola yaba ari kumuziza iki? Suwe ibi ni ibiki wari ugiye gukora? Wari ugiye kunyica washye cyane. Narabivuze warati wari ugiye kunyica. Ese ko Mudugudu Michel yivanze muri iki kibazo kirakemuka? Fabiola, tugira uburyo tugenza ibintu, reka maze mvugane na papa. Uyu ntabwo ari wagiriwe icyaha. Ku rundi ruhande Fabiola afite imipango mibi, arashaka kurya imitungo yose ya Murenzi ubundi akisangira urukundo rwe kuko afite undi muhungu bakundana. Ndagukunda. Ese mama Keria we azongera abonane n'abana be? Murenzi namenye yuko Fabiola afata abana be nabi, bizagenda bite? Namenye yuko Fabiola bwo afite imigambi yo kumurya imitungo ye yose akigendera, bizagenda bite? Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Bonflix. Manuka muri comment twayipininze, ni comment ya mbere uyiklike urahita ugera kuri Bonflix, kore subscribe ubundi uryoherwe. Episode ya mbere n'iya kabiri uzahageze. Wamana we urareba ni wowe ubyumva nuko araguhemukira. iyo trailer urebye ni ya filime bitwa Nibavuga Barababara. Mumanukiye kuri comment ukirikeho urahita ubona link iyi filime vuba ahangaha muramumbonamo. nanjye muramumbona. Murakoze. ngira ngo nawe urabibonye yuko ari filime nziza cyane, ngira ngo urabibonye yuko ari filime igiye gutangira guca ibintu mu minsi mike cyane. Nawe kandi ndagira ngo nawe utazacikwa, nyerukiro ubashe ko wakana subscribe kugira ngo utazagucika ndetse uzabashe ko wamenya buri kimwe cyose, dore ko ari filime nziza ndetse dore ko ari filime igiye kuba ifite story nziza iryoshye cyane. Ese none bibwaze kuba byagenda gute muri ino filime inzira y'umusaza twari turi kuganira tureba igiye kuba byakurikiyeho byose. Gusa mugiye kubona kanga ibintu bigiye kuba byanyu ndetse mugiye kubona kwanga bita Emile nta mikino ndetse Emile nta bintu by'imishinyika ari bwaze kuba yazana muri bino bintu. Dore ko navuga ko Emile agiye kuba yafata umwanzuro ukomeye cyane ndetse Emile
makanyana agiye kuba yajya kwihorera kuri are. Ese bizagenda gute mire bizamugwa maro deko twabonye kwa ngo bita are afite imbone ndetse afite akora uko ashoboye kose kugira ngo abashe kuba yatsindira Anita, gusa twabonye kwa ngo bita Emile nawe akunda Anita. Ese Emile bizabasha kuba byamuhira kuba yagwanya are nawe amatsiko n'imishike no kwibazwa bigiye kuba byengera gusugiye kubona ko nono angahe ibintu bigiye kuba abiyagira byo cyane maje ko nakanga kwa Rugemwa naho ibintu tukimaje ko nakanga mama Kanyana nta bintu by'ikintu ndetse mama Kanyana yabwiye Rugemwa ati ngiye ntago ngutinye ndetse mu bukanga ngiye sindimo. Ese no bigaza kuba byengera gute twamaje ko nakanga bita Rugemwa yari gusaba mama Kanyana mubwira ati nuzegire uha mama iribagize ibyo nuzegire mama iribagize ugira n'ikintu na kimwe umwa, gusa twabonye ko mama Kanyana yavuze ati ngiye nta kibazo na kimwe mfitanye na mama iribagize ndetse nta kibazo na kimwe dufitanye ku buryo namwima ibiryo cyane yuko ibiryo ubiryo ukabinyeretse ibiryo bibire bigera mu nda bigahinduka umwanda wundi bigasohoka. Numva ko noneho ngaho bita mama Kanyana nta mikino ndetse mama Kanyana mama Ramaje ndetse mama Kanyana yiteguye kuba yarinda mama iribagize. Ndabizi ko ari benshi mwari mukumbuye mama Kanyana ndetse ari benshi mwari mwakomeje kugenda mudusaba muvuga ati se mama Kanyana byagenze gute mama Kanyana ko tutambona muri no filimi zino musaraba mwamugaruye byagenze gute, gusa mwamaje kubona ko ubusabe bwanyu twabwumvishe ndetse mama Kanyana yagarutse muri no filimi inzira musagira mwabonye kwanga mama Kanyana we nta bintu by'ibikiro ndetse mama Kanyana agiye kuba yatangira kurinda mama iribagize. Ese bigiye kuba byagenze gute kari benshi mwishimye ndetse kubona mama iribagize yongeye kubona umuntu umuganiza ndetse no kubona mama iribagiza yongeye guseka cyane ko yaramaze igihe kirekire nta muntu abona wo kumuganiza cyane ko anga kwa Rugemwa yarari yaba Fabiola cyangwa Rugemwa nta numwe bumvikana. Mwumva rero kuba mama Kanyana agarutse ari ibintu byiza cyane ndetse ari byo benshi mwishimiye kubona mama Kanyana yongeye kugaruka muri no filime inzira musa. Ese noneho bizagenda gute bizarangira gute kanga ibintu bigiye kuba byaryo noneho kamugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagira iryo cyane cyane yuko Rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byarangira ndetse Rugemwa nawe agiye kuba yajyanwa muri gereza ndetse Rugemwa agiye kuba yahanirwa ibyaha byose yakoze. Ese noneho bigazi kuba byagenda gute ko navuga kanga ibya Rugemwa nabyo bigiye kuba byamenyekana ndetse Rugemwa byanze kumenyekana ndetse Rugemwa byahishe imyaka myinshi bigiye kuba byajyanze noneho biri bwaze kuba byagenda gute kanga ibintu bigiye kuba byagenda ndetse kuri benshi mwifuza kubona Rugemwa mugereza ndetse kuri benshi mwifuza kubona Rugemwa ari gutakamba asaba imbabazi ko mugiye kubona ko Rugemwa bigiye kuba byamucanga ndetse ko mugiye kubona ko Rugemwa agiye kuba yasebera mu rukiko ndetse Rugemwa ibyo ari kwigira byose agiye kugira mu rukiko ubundi bikamucanga biri bwaze kuba byagenda bitekera ngo mwamaje kubona kanga bita Rugemwa afite ubwoba bwinshi ndetse Rugemwa kubera kazi ko ibya byose yabikoze ndetse kubera ko azi yuko ibimenyetso byose mushinja berengera ngo bonye ko yashatse kugira ngo yivugane mama iribagiza gusa na yivugane mama iribagiza ndetse na iribagiza gusa bonye ko angaha Rugemwa yashatse abicenye gusa navuga ko rugo Rugemwa yashatse abicenye yashatse abicenye n'undi batazigira bica mama iribagiza cyane yuko Rugemwa yashatse kwica mama iribagiza ndetse Rugemwa yashatse kuba yarimbura iribagiza ndetse na musaza we gusa byose bikarangira bimwangiye. Urumva ko rero hangaye ibyo Rugemwa byose yapanga ndetse n'ibyo Rugemwa byose yashaka gukora n'ubundi bitazigira bikunda. Ese none bigaze kuba byagenda bitekanga navuga ko na iribagiza nawe ari mugenda gakomeye cyane ko navuga ko iribagiza ngari mugenda gakomeye cyane cyane ko iribagiza ari kubona cyusa yize ndetse cyusa akunda cyane atangiye kumujya kure cyane ko mwe mwabonye ko cyusa irahaye isezerano iribagiza mubwira ati nzakubera amaso ndetse nzakuba hafi. Agusa muri kubona kanga cyusa atangiye kwereka iribagiza katakibuhura ndetse cyusa atangiye kubwira iribagiza ati ngiwe narakurambe ndetse untera n'imyaka umuryango wanyu ntera ibibazo bikomeye cyane. Ese none bigaze kuba byagenda gute kanga bite iribagiza yavuze ati nimba ariko ngo kubifata gusa ntagiye kubona wowe wanyeye kandi waransezeranyije yuko uzanira ndetse waransezeranyije yuko uzambera amaso yanjye. Ese noneho cyusa nibiki atangiye gukora niyo mbere ko dukomeza nagira ngo ugire ijambo rimwe ubwira cyusa muri komenti kuko muri kubona kanga cyusa nta keza kandi muri kubona ko cyusa atangiye kuba yakwiteretera abandi bakobwa cyane ko mwamaje kubona ko cyusa yaratangiye kugenda ateretana n'abandi bakobwa cyane ko mwabonye ko iribagiza yinjiraga mu nzu cyusa ari kuvugira kuri telefone ye dagasoka akajya kuvugira hanze ngira ngo bonye kwanga bite iribagiza yabajije cyusa ati ese no kubera iki yo ninjiye buri gihe unsanzwe uri kuvugira kuri telefone uhita usohoka cyangwa iyo baguhamagaye turi kumwe kubera iki usohoka kujya kwitabira hanze kandi mbere utarabikora ngo ujye kwitabira hanze niki cyabaye gusa bonye kwanga bita cyusa yesa agira umujinya ndetse cyusa yahise atangira kubwira iribagiza nawe akatangira kumutuka mubwira nabi. Ese none ibya cyusa byo bizarangira gute kangamwe kubona ko cyusa atangiye guhemuka ndetse cyusa atangiye guhemukira iribagiza kandi mu bizineze ko iribagiza yabaye hafi ya cyusa ndetse iribagiza yarinze iribagiza ndetse iribagiza yarinze cyusa inshuro nyinshi akabasha kuba yamurinda bicenye ndetse iribagiza yabashije no kuba yabashije kuba yatabara cyusa ngira ngo menye ko cyusa ubwo yari mu ishyamba agiye kuba yapfa ndetse cyusa bamuziritse umubiri wose bamuziritse ibirere ndetse n'imigozi bari bamuziritse ngira ngo menye kwango bitera iribagiza yaje akamuhambura ndetse iribagiza akabasha kuba yamutabara ubundi akamujyana gusa muri kubona kanga cyusa nta keza ndetse muri kubona ko cyusa atangiye guhemuka cyane ndetse cyusa atangiye guhemukira iribagiza ubundi cyusa atangiye kwanga iribagiza kandi mu bizineze ko kango bita icyusa kanga mu bizineze ko bita iribagiza akunda cyusa cyane ndetse iribagiza akora buri kimwe cyose kugira ngo abashe kuba yarinda cyusa gusa navuga ko cyusa atangiye kuba yamujya kure. Ese bizagenda gute bizarangira gute
ndagira ngo nawe ujye muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Cyusa ko muri kubona ko ibintu Cyusa ari gukora ibyo, ndagira ngo ujye muri comment ugira ijambo rimwe umubwira cyangwa umugira inama, kuko ibintu Cyusa ari kwikorana ndabizi ko ari benshi biri kubabaza, kandi ndabizi ko benshi muri kubabazwa n'uburyo Cyusa atangiye kwitwara imbere iribagiza, cyane yuko mu business ye kwanga iribagiza akunda Cyusa. Ese noneho bizagenda gute Cyusa iribagiza nta mukamenye yuko Cyusa muca inyuma, bizagenda gute? Ese noneho iribagiza azabasha kuba yahimba bazi Cyusa, dore ko navuga kanga bita iribagiza agiye kuba yahumuka, ndetse iribagiza agiye kongera kureba. Ndabizi ko ari benshi mwifuza kubona Cyusa, ndabizi ko ari benshi mwifuza kubona iribagiza, ariko yanditse benshi mwabajwe no kubona iribagiza yarahumye, gusa mugiye kubona kanga bita iribagiza agiye kongera kuba yahumuka, ndetse ibintu bigiye kongera kugenda neza, ndetse iribagiza agiye kuba yagira mu rukiko ubundi ari mutaraga, ubundi agashinja urugemwe ibyaha byose, ubundi urugemwa akabasha kuba yajyanwa muri gereza. Ese noneho bizagera gute? Ko navuga ko ari benshi mwifuza kugira mubone iribagiza umutse, gusa ndagira mbamara amatsiko mbabwire yuko dogiteri agiye kuba yazanira umuti iribagiza, ubundi iribagiza akabasha kuba yahumuka. Ngira ngo nabizi yuko ahangaho bita dogiteri ari we wagiye utabara, ndetse dogiteri we wagenda guzana umuti ubundi ukavura ahangaha, ubundi reko navuga ko uburozi bwose bwo kwa rugemwa dogiteri aba afite umuti ubuvura. Ese biraza kuba byagenda gute dogiteri naramuka amenye ko iribagiza ahumye, ko navuga ko agiye kuba yamuzanira umuti ubundi iribagiza kongera kureba noneho kangahe ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane, kangahe ibintu bigiye kuba byajya noneho biraza kuba byagenda bite kuri benshi mufite amatsiko, ndetse no kuri benshi mukomeje kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda, mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane. Ngamaje no kubona kangahe bita mu Makanyana yakomeje kugenda asobanura iribagiza amubwira yuko Kanyana impamvu adagihari ari ukubera yuko nyina ntambara ashatse kuba yamuroga. Gusa twese turabizi impamvu Kanyana yagiye, impamvu ndetse Kanyana yavuye anga kwa rugemwa ari ukubera ko musaza iribagiza yanze Kanyana. Ngira ngo abonye kwanga ariyo mpamvu Kanyana yagiye, ndetse Kanyana yari afite umujinya ndetse n'uburakari bwinshi, ndetse Kanyana yashatse no kuba yakwivugana Sylvie, kubera ko Sylvie yaramutwariye umugabo. Rero ibingibi mama Kanyana yikubeshya avuga ati impamvu Kanyana yagiye no kubera ko nyina ntambara yashatse kumuroga. Mwese murabizi yuko ari kubeshya. Ese bizagenda gute Kanyana azabasha kuba yagaruka? Ese namwe mwifuza kubona Kanyana yagarutse muri ino filime Inzira y'Umusaraba? Nawe ndagira ngo ujye muri comment utubwire niba koko wifuza yuko Kanyana agaruka muri ino filime Inzira y'Umusaraba, ko ni benshi amukomeje kugenda mubaza cyane muvuga ati ese ko mama Kanyana yagarutse, Kanyana ari hehe? Gusa mugiye kubona ko Kanyana agiye kuba yagaruka, ndetse Kanyana agiye kugaruka none nta bintu by'imikino, ndetse Kanyana nawe agiye kugaruka afite umujinya ndetse no kuba yakwihorera kuri Sylvie. Ese intambara ya Sylvie ndetse na Kanyana bizagenda gute? Bizarangira gute? Nawe amatsiko n'imishi kandi nakomeje kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa ugiye kubona yuko ahangaha ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane. Ngamaje no kubona kangaha ibintu bitameze neza, ngamaje kubona kwanga ubita Anita ari kwa muganga, ndetse Anita ibintu bitameze neza, ndetse nkomeje kubona ko Anita nawe yatangiye kugenda ava muri kumanyira. Mwumvije kanga ubita Anita yatangiye kugenda akora avuga ati Emile gusa ngamaje kubona kwanga ubita Are yageze kwa muganga akavuga yuko ari we Emile. Gusa turabizi neza yuko Are ari kubeshya, ndetse Are nubwo yavuze ati uyu mukobwa arankunda cyane, nubwo yavuze ati n'umukobwa arankunda ku buryo yakora buri kimwe cyose kugira ngo ambone. Turabizi neza yuko kwanga ubita Anita adakunda Are. Ese biri bwaze kuba byere gutanga ubita Anita namaka avuye muri koma, Anita namaka agarutse agasanga Are aramugwaje, ndetse agasanga Emile nta uri ruhande rwe. Biraza kuba byagenda gute? Ko navuga ko ngo bita Anita agiye kuba yatiza akavuyo gakomeye cyane, ndetse Anita agiye kubyuka avuga ati Emile asakuza cyane, avuga ati ndashaka Emile. Mugiye kubona ko nonanga ibintu bigiye kuba byahindura isono, no kangahe ibintu bigiye kuba byagira urugero cyane kuri benshi mufite amatsiko, ndetse no kuri benshi bwoje kwibaza muvuga ati ese Emile ndetse Anita bazongera guhura? Mugiye kubona kwanga ibintu bigiye kujya, ndetse mugiye kubona ko bagiye kongera kuba bahura. Babwira ati rero kuri wowe ukomeje gukurikira Inzira y'Umusaraba, ndetse no kuri wowe ukomeje kugenda ufite amatsiko, ndetse no kuri wowe wifuza kuba wasoza ino filime Inzira y'Umusaraba, ndagira ngo ngwisura akantu gatoya cyane. Nyamuneka ndagira ngo ukande kuri buto ya subscribe kugira tugiye gukomeza kubana, kandi dukomeze kugenda dusongerwa byinshi muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Dore ari benshi bamufite amatsiko, ndetse ari benshi bamwe bazi ukuntu bigiye kugenda. Gusa ahangaha nkababwira ibigiye kuba byakurikiye byose, kandi ndagira mbabwire ko ahangaha ngiye kubona nabakora agashya, ndetse benshi ngiye kuba nabatungura cyane. Nimba nawe ushaka kugira ngo urebe surprise ngiye kuba nabakora, ndetse nimba ushaka kugira ngo urebe uburyo ngiye kuba nabatunguramo, ndagira ngo washe kuba wakare subscribe kugira ngo umunsi nabakoreye agashya utazabasha kuba wacikwa, ndetse uzabashe kuba wamenya byinshi kuri ino filime Inzira y'Umusaraba. Deko ngiye kuba nababwira amateka ya buri umwe wese ukina muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Rero nyamuneka nshobora kugira ngo umenye amateka ya buri umwe wese, ndetse n'amateka ya Cyusa, ndetse n'amateka yangaya ya Anita, ndetse na Emile, ndetse n'uburyo babayeho. Adrika ari benshi mu bibazo cyane, ndetse ari benshi mu bibazo ibibazo byinshi. Gusanga ngiye kuba nabakorera buri kimwe cyose, ndetse ngiye no kuba nabereka buri kimwe cyose, ndetse ngiye no kuba nabereka ahangaha uko Anita ndetse na Emile babaye, ndetse mbashe no kuba nababwira amateka atangaje ya Anita ndetse na Emile. Nimba nako ushaka kugira ngo uzayibone, ndetse nimba nako ufite amatsiko, ndetse nimba
nimba koko ushaka kugira ngo uzamenye byinshi nyaboneka icyo usabwa ni ikintu kimwe gusa no gukanda subscribe ubundi tukajya dukomeza kubona kandi ubundi tukajya dukomeza kwisobanukirwa neza ino filime inzira musadire ko agana avuga ko ibintu bigiye kuba byaryo ndetse mugiye kubona kino filime yacu ngagiye kuba yagana ku musozi reka ngari benshi muhora muvuga ati ino filime zarangira gute bizagenda gute agusugiye kubona kino filime igiye kuba yagira ku musozi kandi igiye kuba yagira iryoshye cyane reka nga mugiye kubona yuko ibintu bigiye kuba byaryo cyane kandi mugiye kubona iherezo rya Rugema ndetse n'Nyantambara ndetse na Fabien mugiye kuba mwabona iherezo ryawo ndetse mugiye kubona ko bagiye kuba bajya muri gereza ese bizagenda gute bizarangiye gute ko navuga ko anga ibintu bigiye kuba byaryo cyane yuko mwaje kubona ko Kamarade nawe ari gushaka Emile gusa mugiye kubona ko Kamarade agiye kuba yabona Emile ese bizagenda bitavuga babwira ati ndabakunda cyane kandi bahoza ku mutima ciao ciao